Ikaze none rero kuri Rwanda ikaze karibu. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira kuri Trump uhuye nawe wamubwira iki uyu munsi ku bintu ari kuvuga ku masezerano y'u Rwanda na Congo. Mpuye na Trump uyu munsi njye nambwira Trump ibyiza nuko wava ku butegetsi kubera ibibazo afite imbere mu gihugu n'ibyo ari kwigamba ngo yahagaritse intambara ariko akavuga ngo Rwanda na Congo bari kumuhamagara ngo ngwino ufatire amabuye yacu bari kunyinginga. Urumva ukuntu abazungu badufata? Abazungu nuko badufata ntawe baba guhishe ikiza cyabo bakubwiza ukuri bakubwira ko ibintu bimeze. Oil and gas, which we have more than any country in the world. Let's go to batteries. Well, we have to go to the Congo and get it from China. But I actually stopped the war with Congo and Rwanda, and they said to me, please, we would love you to come and take our minerals, which we'll do. Mugihe twari turi kureba ko twakemura ibibazo hagati y'ibihugu byombi, we ari kureba inyungu akavuga ngo ahubwo bareke gukora mu modoka atwarwa na lisansi cyangwa se n'imiriro, ngo bakore imodoka zitwarwa n'amabuye y'agaciro. Ngo ko Kongo ngiye kungaheho kandi ngiri kuduhamagara ngo tuyafate. Nuko badufata nibyo nshaka gusobanura abantu bakavuga ngo ye baba. No. Reba nk'imyumvire ya muntu ahiri. Ureba abibere mu bwoba, abibere mu gahinda, abibereye mu kwishinja, abibereye mu kimwaro, niho imyumvire y'abantu iri. Wars are live and tough. So there's shame here. People who live in shame, fear and pride. These are the most part. Dusimbuka gato tujye kuri roho, nivo za roho. Urumva nimba ugifite imyumvire yo muri za 90 mu 2000, noneho abantu bakabagize mu myaka ya 2025, nuko abazungu batekereza. Dore nuko abazungu batekereza ku bantu muvuga ngo yewe ngibyo uvuga ni ibiki? No, isesengura ni isesengura. Kandi isesengura riba nyine kubiboneka. Reka rero ngusengurire ibya Trump, ukuntu Trump ari nge mpuye nawe uyu munsi nabwira Trump va ku butegetsi, ureka ubutegetsi kuko dore ibibazo uri guteza muri Amerika, dore none ibibazo uri guteza muri Afrika, uvuga ngo urakemura ibibazo by'intambara ahubwo wagira ngo urikongeza intambara. Trump abazungu tuzi ko barabogama. Niyo mpamvu imyumvire y'abaturage bo muri Afrika muri rusange no mu Rwanda ikiri hasi. Niyo mpamvu umuntu ababwira ngo mumarane bakamarana. Gusesengura ibintu nk'ibyo rero njye ndumva nta kibazo kirimo kubera ko ububwira abaturage nubwo abaturage batumva kubera nyine ya myumvire ikiri hasi. Turebe rero uyu munsi Trump arimo arakubwira ngo ngewe u Rwanda na Congo ndabyifatiye, mwamarana byagenda gute? Ntacyo bimubwiye. Umva ko arabikubwira direct. Nuvuga ngo abazungu nubwo batwogera uburimiro bakatuzahaza ariko umuzungu akubwiza ukuri. Urumva muri aya masezerano ibyo basinye byose ni nkaho Trump aje akabishyira hanze avuga ngo urimo uravuga ibintu bya politike. No, ntabwo ari politike. Imana irema isi n'ijuru, ibiba hano ku isi nibyo mu ijambo. Nta hantu bavuga ngo bitari na politike kuko King David Saul muhiga byari politike. Yosefu mu Misiri aba minisitiri w'intebe yari iki? Ntabwo ari politike. Nuvuga ngo hari ibintu bashyize mu bantu by'iyoza bwonko kubyo kugira ngo no hariya ntugiye. Ahubwo nakubaza nti abantu bageze 94 ubwoko bushaka kurimbura ubundi mu Rwanda bitewe n'iki? Byatewe nuko ya myumvire y'yoza bwonko yari mu bantu niyo yashyizwe imbere. Uribuka ko nabyanditse hano uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda umwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi. Urabyibuka? Kanze mbikwereke. Dore ngibi uko ijuru ryagejejwe mu Rwanda umwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Byatewe n'iki? Byatewe nuko abantu benshi baravuga ngo bemeraga Imana 100%, bagendana amabibiriya bayagendana umunsi ku munsi, ariko imbere mu mitima yabo bafite rwango ndenga kamere ku buryo n'uyu munsi uravuga ibintu bavuga no haba ntujye no have kubera iki?
none se 94 byerekanye se abantu bose bari bazi ngo bakunda Imana. Niyo munsi rero uvuze uti njyewe ndi Trump, uyu munsi nava ku buyobozi, ukagenda no muri Amerika ugahura na Trump najya yahita akubwira kagira inkuru mbwira, ahubwo warambwiza ukuri reka tuganire, ukamubwira ati Trump ntabwo nakoze ku Rwanda na Kongo, uri kuvuga ngo urasinya amasezerano ukigama ngo uhagaritse intambara, kandi intambara yongera igatangira, wahagaritse intambara gute? Urumva rero imyumvire hariya muri Amerika nta n'umuturage ubyitaho, nta n'umwe, ariko umuntu akubaza ngo ngibyo uvuga ngo uri kuvuga ibiki? No, uranaliza ukareba ni ibintu bisanzwe, n'ibintu bibaho, n'imyumvire y'abantu ikiri hano hasi. Rero ibyo nibyo bizatera ibibazo, nibyo bitera ibibazo, nibyo bivamo ibibazo, kuko iyi myumvire y'abantu itazamutse, wenda badafate no ku ijambo ry'Imana, bagafata no mu buzima busanzwe, imyumvire yabo ikaguma hasi kuri zero. Njye navuga kuri zero. Niba Trump ushobora kumubwira uti Trump, njyewe nkurikije ibintu uri kuvuga cyangwa uri gukora, nkurikije uko Amerika imeze, ubukungu bumeze, njye mbona ibyiza, wavaho ukigendera. Trump azakubwira ati hari ibyo nsigaje gukora, hari ibyo ntararangiza, cyangwa se ndemeranywa nawe nabikoze nabi, bikarangira bizagiye muri byinshi cyane, kubera ko nyine wenda ni ya myumvire. Ariko njye nakubwirana, nta hari ibintu bibahure na politike, ntabwo wavuga ngo umuntu ari mu ishyaka niri, nta na rimwe, usibye imitekerereze cyangwa analize z'umuntu, wewe ugakora analize zawe ukareba uko ibintu bimeze. Kuko igihugu kidafite abantu babona uko ibintu bimeze cyangwa bitekereza bijya imbere, ntabwo ntikizamuka, ntibibaho na gato. Niyo mpamvu n'abazungu ubona bose baba bahanganye iteka ryose mu bibazo, mu bitekerezo, ntawe uhutaje undi, ngo kuko ngo wavuze uti Trump hano uratubeshya, Trump biriya bintu watwemeye ko utabikoze. Niko uhora ubaza umuntu, kuko iyo utabwiye umuntu tutara bino bintu biri gupfa, amaherezo birapfa. Trump rero ibyo avuga, ibyo abigambaho, mwebwe abanyafurika cyane cyane abanyarwanda n'abanyakongo, urabona ko nta hantu abahishe, byose arabizanya abishyira hanze, abishyize hanze, binaze hanze. Noneho Trump abishyize hanze, nibyo noneho nakoze analize bigaragara mu bireba, noneho Trump abashyize hanze ko dore ba bantu bari kunyingira ngo ngiye gufata amabuye. Sinzi rero ukundi ubibona, andikamo tubwire uko abazungu badufata niko tuba twifata, nta kintu ntande baba dukinze. Ngaho nguko rero naho butaha tuganira ku zindi ngingo ukwiye bizagenda byicuma, kuko bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri buri kugenda bugana ikorosi, kandi Yuda n'ubwoko bwaburiye muri Afurika 10 bugomba guhura byanze bikunze, nk'uko byanditse mu gitabo cya Ezekiel. Muri Bibiliya biranditse neza, usome Ezekiel kuva kuri 29 kuzamura kugeza kuri 37, uko ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika na Yuda uri muri Amerika barabirabura bazahura bagakora inkoni imwe mu kuboko kw'Imana. Nibyo ibi bintu byose bihatse, ni utarubizi ubimenye, kuko niwagira ute ntiwakumira ubuhanuzi bw'Imana, ko Imana yabivuze byanze bikunze bigomba gusohoza. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, todahaba, tov meyo.